twongeye kubaramutsa turishimye cyane tunejejwe no kuganira namwe nk'ibisanzwe ku buzima. Ni igihe cyiza cyo kubabwira ku gihe dushaka kubaho neza ko hari ibintu by'ingenzi nk'ibisanzwe tujya tuvuga ngo health is wealth. Niyo iri mu ntego zacu cyangwa se iri muri mota tugira. Health is wealth, ubuzima nibwo bukungu. Iyo ufite ubuzima bwiza bwa mbere ufite igishoro, ufite ubukungu. Uyu munsi rero tugiye kubaganiriza niki cyatuma ugira ubuzima bwiza kurushaho, cyane cyane duhereye ku nyama n'ibice bitandukanye by'ubuzima bwacu tuba dukeneye kugira mu buryo bwuzuye. Ubundi kugira umuntu avuge ko afite ubuzima bwiza cyangwa se bigaragare ko afite ubuzima bwiza, OMS isobanura ko nibura uwo muntu yakabaye afite igihagararo physical, afite imitekerereze mental, socially, emotionally, afite abayeho neza. Ntibivuga ko nta ndwara yaba ihari, ariko agomba kuba muri ibyo bice nibura byibanze, mu buryo bw'imitekerereze, mu buryo bw'igihagararo, mu buryo bw'imibereho n'imibanire n'abandi, mu buryo bw'ubuzima ariho afite ubuzima bwiza, afite amagara mazima. Rero kugira ngo tugire amagara mazima hari ibice byinshi by'umubiri bishobora guhungabana cyangwa se tutabyitayeho twahura n'ibibazo bitandukanye. Uyu munsi hagenda hiyongera zimwe mu ndwara, nubwo hagenda haboneka n'uburyo bwo kuzivura cyangwa kuzirinda. Aha rero twababwiramo nk'ikibazo cy'umwijima gikunze kwibasira abantu benshi, kikaba cyabavutsa kugira ubuzima bwiza, kikaba cyabavutsa kugira bwa bukungu, kuko iyo urwaye utakaza byinshi, utakaza amafaranga, utakaza imbaraga, utakaza gutekereza neza, utakaza gukora, utakaza byinshi iyo umuntu arwaye. Umwijima rero ni kimwe mu bice by'umubiri bifite imimaro cyangwa imirimo myinshi mu mubiri wacu, ari nayo mpamvu tugiye kuvugaho, kubera ko abantu benshi bahura n'uburwayi bw'umwijima bakiheba, cyane cyane bafite ibibazo by'amahepatite, hepatite B, hepatite C, bafite jaundice, afite cirrhose, ibyimbye, kurya biranga kubera ya miterere y'umwijima, cyangwa akacika imbaraga, akabura apeti, akananirwa. Bamwe ukabona ntibabisobanukiwe, babuze icyo bakora, babuze icyo bafata n'icyo bareka, bakababuza bakitwara uku, bamwe nta makuru bafite. Ariko uyu munsi turashaka kubasobanurira ko umwijima ari igice gikomeye cy'umubiri wacu, cyane cyane ko umwijima ufite imimaro myinshi kugeza kutaramenyekana, ariko muyo abashakashatsi n'ubuhanga mu by'ubuzima byagaragaje ni ko umwijima ukora imirimo irenga 500 mu mubiri wacu. Imirimo 500 ni imirimo myinshi, urumva ni imirimo yibanze, ku buryo iyo mirimo idakozwe umubiri wose ugira ibibazo. Ibice by'umwijima n'ibice umwijima ukorana nawo mu mubiri wose muri rusange bitangira guhungabana. Ari nayo mpamvu umwijima wacu ari igice gikomeye. Umwijima ubundi ni inyama nini, ni inyama ku matungo hafi ya yose cyangwa se ku nyamaswa hafi ya yose n'umuntu. Umwijima ni inyama nini, niba mujya mubibona nko ku matungo yabazwe, umwijima ni inyama nini. Ku muntu ni inyama iherereye mu gice cy'iburyo hafi munsi gato y'imbavu, akaba ari inyama nini ikora nyine imirimo myinshi nk'uko twayibabwiye. Ni imirimo myinshi cyane rwose itandukanye, ariko imwe muri mike twayibabwira ni ko umwijima ufite akamaro mu kuyungurura no gukura imyanda mu mubiri, mu byo turya, mu byo tunywa, n'umwuka duhumeka. Buriya byinshi biba birimo imyanda itandukanye. Mu byo turya haba harimo iby'umubiri udakeneye, birimo nk'amavuta, birimo imyunyu, birimo imisemburo. Ibyo byose bishobora kujya guhungabanya umubiri. Umwijima n'ubanza ugakora akazi ko gukora icyo bita detoxify cyangwa se detoxification, gukura ya myanda mu mubiri. Kandi umwijima ugira akazi gakomeye ko gukora icyo bita metabolism. Metabolism ni uburyo umubiri ugomba gukoresha cyangwa se ugomba gutunganya ibijyanye n'amaproteine. Amaproteine ni ibyubaka umubiri, ibijyanye n'ibinure. Nababwiye ko umwijima ufite akamaro gakomeye mu kubika cyangwa se mu kugabanya no kubika ibinure byaba bigiye kwinjira mu mubiri. Umwijima urabanza ukabifata, kandi umwijima ugira akamaro mu gutunganya ibiterambaraga umubiri uba ukeneye, ukongera icyo bita energy, imbaraga.
niyo mpamvu muzasanga akenshi umuntu urwaye umwijima, ufite ikibazo cy'umwijima, imbaraga mu gihe runaka ziracika, imbaraga zigashira, ugasanga afite intege nkeya, ariko kandi no mu nama bamugira bakamurinda, ukamubwira kwirinda gukora imirimo ivunanye cyane cyangwa se isaba imbaraga nyinshi. Umwijima rero ufite akamaro gakomeye ko kubika kandi amavitamine. Vitamine murazizi zifite umumaro ukomeye kuba ari ibirinda ndwara. Iyo turiye amavitamine menshi cyangwa se iyo turiye ibintu birimo vitamines nyinshi, ntago zihita zijya mu mubiri ako kanya. Umwijima urabanza ukanazifata ukazibika kugira ngo hagende cyangwa umubiri ukoreshe izikenewe ku kigero runaka. Imyunyungugu murayizi, tujya tubabwiramo imyunyungugu imwe ifasha mu gukomera kw'amagufa, iyindi ifasha mu gukora neza k'umubiri. Twababwiramo urugero nka calcium, twababwiramo zinc, twababwiramo za potassium, magnesium n'indi myunyungugu itandukanye. Imyunyungugu nabyo babyita kimwe n'amavitamine amwe namwe tubyita trace element cyangwa trace element. Ni bimwe mu bintu by'ingenzi umubiri ukenera ku kigero runaka kuri quantité ntoya kugira ngo ubashe gukora neza. Iyo umubiri utabifite ugira ikibazo. Rero iyo umwijima udashoboye kubibika, kubikoresha neza, kubifata, kubitunganya no kubitanga ku kigero gikwiye mu mubiri, bishobora kugira ingaruka mbi ku mubiri w'umuntu, kandi umwijima ukagira umumaro wo gufata no gutunganya isukari ibiri mu byo tuba twariye cyangwa ibyo tuba twanyweye. Umwijima rero ufite umumaro ukomeye kandi wo kuyungurura amaraso, filtration cyangwa se kuyungurura ni umumaro ukomeye. Namwe mutekereze ibintu unyweye byose bise bigenda. Umwijima ntukuremo uburozi, hari uburozi buri mu byo tunywa bimwe na bimwe bidatunganye, bitameze neza, ugasanga nk'umuntu yanyweye inzoga nyinshi. Mushobora kwibaza impamvu zidahita zica umuntu. Uri umwijima urabanza ugakora akazi ko kurwana no gukura uburozi bwa alcohol mu nzoga. Nubwo alcohol yihuta ijya mu maraso, ariko umwijima uri kurwana no kuyirinda ko ya alcohol iba nyinshi mu maraso, ukagenda ugerageza gukuramo nyinshi kugira ngo ya alcohol itica umubiri, itica ubwonko, itawusenya nawo ubwawo umwijima, itica impyiko, itica umutima. Kuko murabizi ko hari abantu bashobora kwicwa na alcohol, bicwa n'inzoga. Muri akenshi umwijima uba wananiwe, ugasanga nk'umuntu anyweye nk'icupa rya liqueur rimaze, akanywa icupa rya Martini akarimara, GNB cyangwa se konyagi cyangwa se biriya bintu byose kuko biba bifite concentration d'alcool, cyangwa byeri mu cyesi ya kabiri, iminsi 2, 3, 4, biriya bintu byica cyangwa se byangiza umwijima cyane. Rero umwijima uba ufite ako kazi ko gukora icyo bita filtration. Umwijima ni laboratoire, ni uruganda rugerageza kuyungurura imyanda yose cyangwa se kuyungurura mu byo tuba twanyweye, mu byo tuba twariye, mu byo tunahumeka, yewe kugira ngo bitagira ingaruka n'ibica mu ruhu, kugira ngo bitagira ingaruka mbi ku mubiri wacu. Urugero, ibaze nk'ubu kugira ngo tubone amazi meza, bafata amazi runaka y'isoko se, y'ikiyaga, y'umugezi, akayungururwa. Reka dufate nk'amazi y'Akagera. Mujya mwumva inganda Kanzenze, uruganda rw'amazi rutunganya amazi Kanzenze, Nzove, ari amazi aba ari umwanda, aba ari mu mwanda bwa mbere yuko bayayungurura, hanyuma agaca mu byiciro bitandukanye byo kuyayungurura no kuyakuramo ibinyabutabire runaka bishobora kubamo imyanda runaka, ibitaka, ibyatsi n'ibindi bintu. N'umwijima ubanza gukora akazi kameze gutyo kugira ngo ibyo twariye n'ibyo twanyweye bibanze bitunganywe, ntabwo uko twabiriye byahita byinjira mu maraso cyangwa se mu mubiri. Rero iyo mimaro cyangwa se iyo mirimo itandukanye y'umwijima irimo gukura imyanda mu mubiri, irimo kuringaniza no kuyungurura ibitandukanye byinjira mu mubiri wacu, birimo akenshi chemicals cyangwa se ibinyabutabire bishobora kwangiza umubiri wacu, yewe n'amabacteri. Burya ushobora kurya imbuto zirimo microbe zanduye zifite ikibazo, ariko ntabwo uhita urwara. Akenshi umwijima ku kigero cyawo cya nyuma urabanza ugakura ibingibi mu byo uba wariye, mu byo amara aba yatunganyije mbere yuko bijya mu maraso. Kandi umwijima ufite umumaro ukomeye wo gukora indurwe murayizi, iyo bayikatiye mu nyama ubundi irasharira. N'umubiri w'umuntu, umwijima w'umuntu ugira agasabo k'indurwe gafite umumaro ukomeye wo kumetaboliza cyangwa se wo gutunganya ibinure cyangwa se ibifite amavuta tuba twariye. Indurwe rero ni ingenzi cyane, kandi umwijima ufite akamaro gakomeye ko kuyungurura amaraso.
no gutanga ibikenewe mu mubiri wacu mu gihe bibaye ngombwa. Umwijima ufite umumaro ukomeye wo kubika cyangwa se wo gustoka ingano y'amaraso runaka. Rero umwijima urengera umubiri mu kuwuha amaraso mu gihe bibaye ngombwa, kandi ukagira gute bugasenya insoro z'amaraso zishaje. Umwijima urumva ufite akamaro gakomeye. Ikindi niko umwijima ufite umumaro ukomeye wo gutuma ya maproteine tuba twariye mu byo tuba twariye uyaringaniza, umubiri ukabasha kuyaringaniza. Babyita to maintain cyangwa help to maintain electrolytes and water balance. Umwijima utuma umubiri ubasha kuringaniza igipimo cy'amazi mu mubiri. Muzasanga nyine umuntu ufite ikibazo cy'umwijima abyimba akenshi amaguru bitewe n'urwego umwijima uriho, cyangwa akabyimba inda, ibyo bita asite, cyangwa ukagira urushwima, nk'uko abantu bamwe bajya bagira ikibazo cyo kubyimba inda mu gihe runaka umwijima umaze guhura n'ibibazo bikomeye. Ibyo byose rero akenshi bituruka ku umwijima umaze gutakaza ubushobozi bwawo bwo kubalansa icyo bita electrolytes cyangwa se no kuringaniza igipimo cy'amazi ari mu mubiri. Icyo gihe rero agatangira kugenda yiteka, akuzura inda. Icyo gihe umwijima hari urwego ubugezeho rubi rwo gutangira kwangirika cyane. Umwijima rero ufite ubushobozi kandi bukomeye bwo kubaka cyangwa se kurema ibirinda umubiri, byo bita create human substances, nk'izo bita gamma globulin. Gamma globulin ni ubwoko bw'abasirikare b'umubiri bakorwa n'umwijima. Kandi umwijima nyine nabibabwiye ko ufata cyangwa ufite ubushobozi bwo gushwanyaguza, babyita to break down, no gusohora, to eliminate excessive hormones. Umubiri wacu ugira imisemburo runaka, ibyo bita hormone, bikorwa n'utunyangingo tw'umubiri dutandukanye cyangwa nizo bita les organes zitandukanye. Iyo misemburo rero ibaye myinshi, umwijima ugira umumaro uhagije cyangwa ukomeye wo gusohora iyo misemburo idakenewe yabaye myinshi, ukayisohora kugira ngo ubashe kuringaniza ikigero cy'imisemburo umubiri wacu ukeneye. Umwijima kandi ufite ubushobozi bwo gusentetiza icyo bita ire, gukora ire. Ire ni imwe mu myanda cyangwa se ni bimwe mu bikomoka ku kuba umubiri wakoresheje amaproteine. Hanyuma kandi umwijima wubaka insoro z'amaraso n'amaproteine, hanyuma ugafasha umubiri wacu gukoresha amino acide, cyangwa se ugafasha umwijima ufasha umubiri wacu gufata amaproteine ugakora ibyo bita amino acids. Amino acids ni ibikomotse ku maproteine ari nabyo umubiri ujya gukoresha wiyubaka. Izo amino acid rero murazizi, hari iz'ingenzi cyane ku buryo umubiri uzibuze utangira kugira ibibazo. Murabizi ko amino acid ari naho umubiri uhera ukora bimwe mu bigize umubiri, amakromosome n'ibindi. Hanyuma umubiri rero wacu kugira ngo ukore neza, niko umwijima wacu uwakoze imirimo myinshi irenga 500. Kandi umwijima ufite ubushobozi bwo kubaka ibyo bita les enzymes. Enzyme ni ubwoko bw'amatembabuzi y'ingenzi afasha mu gutuma umubiri wacu ukora neza. Uzumva bavuga enzyme digestif, ukakubwira yenda nka za amylase, ukakubwira enzyme zo mu matembabuzi, ni izituma umubiri wacu ubasha gukora neza. Ya enzyme rero zidahagije, ushobora gusanga urya ukagugarirwa ibyo wariye, umubiri wawe ntubashe kubidigera. Icyo gihe hari amanzime aba adahagije. Umwijima rero ufite akamaro cyangwa ufite imirimo irenga 50,000 mu gukora amanzime agira uruhare muri metabolisme zikorwa mu mubiri wacu. Kandi umwijima ufite uruhare rukomeye mu gukura mu mubiri insoro z'amaraso ziba zangiritse cyangwa ziba zapfuye, babyita to remove damaged red blood cell. Hanyuma rero umwijima mu by'ukuri imirimo yawo ni myinshi cyane, kuko ni list ndende, ntabwo wayivuga ngo uyisoze, hari n'itaramenyekana. Ariko muri rusange umwijima ufite imirimo irenga 500. Iyo mirimo rero irenga 500 umwijima ukora ni ingenzi ku buzima bw'umwijima bwawo. Hanyuma bikaba n'ingenzi ku bice by'umubiri wose. Iyo umwijima urwaye n'ibindi bice byose birarwara cyangwa birahungabana. Iyo umwijima urwaye igifu ntago n'amara ntago bikora neza, digestion ntago igenda neza kubera indurwe. Kubera agasabo k'indurwe gashinzwe gutanga indurwe idufasha kudigera amafats cyangwa se ibinure n'ibirimo amavuta. Iyo umwijima urwaye ari amanzime digestif menshi ntago akora neza. Niyo mpamvu uzasanga nk'umuntu atinda kudigera, agira ibibazo, akagira constipation n'ibindi. Ukaba wagira constipation ukagira ngo impamvu urwaye constipation ni kurwaye amara. Oya, ushobora kuba utarwaye amara, ikibazo kiri mu mwijima.
ugasanga amaso yawe yabaye umuhondo, yabaye jaundice, ukibaza kuki amaso yanjye ari umuhondo, yenda ndwaye amaso, nyamara ikibazo atari amaso, ahubwo ikibazo yenda ari umwijima. Bisaba rero abahanga mu buvuzi, bisaba ko wisuzumisha ukareba. Ugasanga ufite ibinure byinshi mu maraso, ukibaza impamvu, yenda ukagira ngo ni kurya ibinure byinshi, oya, cyangwa amavuta menshi, oya, yenda ikibazo ari imikorere y'umwijima itameze neza. Ukibaza impamvu impyiko zawe zikora nabi, ikibazo atari impyiko, mu by'ukuri ikibazo ari imyanda myinshi iri mu maraso. Ukibaza impamvu umutima wawe warwaye hypertension, ikibazo cyaraturutse ku mwijima. Umwijima ariko udashobora gufata ibinure bihagije, bikagenda bikipakira mu mitsi y'amaraso, imitsi y'amaraso igafungana, umutima bikawusaba imbaraga, ukagitwara za atherosclerose n'izindi. Rero umwijima ni imwe mu nyama zikomeye kandi zifite ubuzima mu by'ukuri bworoshye mu gihe tutawitayeho, kuko iyo wangiritse ubwo ubuzima bwacu buba butangiye kujya mu manegeka, ariko nabivuga ubuzima butangiye guhungabana, bwa bukungu twari dutegereje butangira guhungabana. Umwijima ni inyama ikize ku mirimo itandukanye kandi myinshi, ari nayo mpamvu bidusaba kuwitaho. Ni uruganda, umwijima ni labo, umwijima ni ahantu hatunganyirizwa ibyo umubiri wacu ukeneye kugira ngo umubiri wacu ubashe gukora neza. Ushobora kwibasirwa rero n'indwara nyinshi, cyane cyane muri iyo mirimo yawo irenga 500. Iyo mirimo ni myinshi cyane ku buryo hafi ya buri kintu cyose cyinjira mu mubiri wacu kibanza kunyura mu mwijima. N'ikitanyuze mu mwijima kirawuhungabanya. Twavugamo nk'inzoga, alcohol ishobora guhita yihuta ikagera mu maraso itanyuze mu mwijima, ikigera mu gifu igahita yinjira mu maraso. Ariko byanze bikunze umwijima, kubera ko unyurwamo nanone n'amaraso hafi ya yose, umwijima ukora wa murimo ukomeye wo kugenda ugabanya ya alcohol mu mubiri. Rero nibitinjira cyane nibitanyura mu mwijima, umwijima ukenera kuza kubifata mu gihe runaka kugira ngo bikuremo, ukuremo bwa burozi buri mu maraso, ukuremo bwa burozi buri bujye mu bice bitandukanye by'umubiri. Rero ibyo bintu byose kubera iyo mirimo ikomeye, umwijima ushobora guhura n'indwara nyinshi mu buryo bworoshye, nyinshi cyane, nyinshi. Muzumva abantu benshi barwaye indwara z'umwijima, uzamubwira afite ibinure byinshi ku mwijima, ufite hepatite B, ufite hepatite C, ufite hepatitis gusa, cyangwa se ufite infection mu mwijima, ufite bile duct ifite ikibazo, ufite agasabo k'indurwe gafite ikibazo, ufite utubuye mu nzira y'agasabo k'indurwe. Ibyo byose ni zimwe mu ndwara zishobora kubangamira umwijima. Rero umwijima biroroshye ko wahitana umuntu urwaye. Kugira ngo turinde kurwara umwijima cyangwa se tunavura abantu bafite ibibazo by'umwijima, kampani yacu cyangwa se ubuvuzi muri rusange bwagaragaje bimwe mu bintu tugomba kwitwararika. Icyambere, tugomba kurya neza. Tugomba kurya neza kugira ngo turye ibintu bifite isuku, ibintu bikwiye, ibintu bitangiza umwijima. Bimwe mu bintu byangiza umwijima twabibabwiyemo, harimo kurya ibintu byanduye, harimo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye ku bantu kandi batanashakanye, kuko indwara hepatite B, hepatite C irandura. Izo ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, zishobora no kwandurira mu guhuza amaraso cyangwa amatembabuzi kw'abantu, umwe arwaye undi atarwaye ikandura. Ishobora kwandura nk'uko HIV/AIDS cyangwa sida yandura. Hepatite B na C kimwe n'izindi hepatite, hari nka hepatite A ituruka nayo akenshi mu kurya ibintu bifite microbe, byanduye, birimo umwanda. Rero kugira ngo twirinde ko umwijima wacu warwara, harimo ibyo bibiri: kurya neza, kurya ibintu bidafite umwanda, kwirinda kwikomeretsa cyangwa se guhuza amaraso n'amatembabuzi yandi n'umuntu urwaye. Ni byiza kwikingira bakora imibonano mpuzabitsina batarashakanye, batarabanje kwipimisha. Ni byiza kandi kwitwara neza, kwirinda umwuka mubi wanduye, kwirinda ahantu hari umwanda ukabije, kandi ni byiza kwirinda kunywa cyane, kunywa inzoga n'ibindi bintu birimo alcohol, yewe no kurya ibintu bikize ku binure byinshi ntabwo ari byiza. Kurya imyunyu myinshi nabyo ni bibi. Kurya amavuta menshi no kurya inyama kenshi nabyo ntabwo ari byiza. Kandi umwijima kugira ngo tuwurinde, dukeneye kurinda kwiyongera kw'ibinure mu mubiri wacu. Ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri, ni byiza kunywa amazi meza, yego ni byiza, ni ingenzi cyane. Ni byiza kuruhuka, kudasinzira, kutaruhuka, guhora unaniwe ntabwo ari byiza ku mwijima, bituma umwijima utabasha gukora neza. Ni byiza kwirinda kunywa imiti myinshi
imiti myinshi, irimo imiti nk'ama antibiyotike, irimo ama antiviral, n'indi miti itandukanye, irimo igabanya ububabare, ama painkillers. Ntabwo amasteroide ntabwo ari byiza kuyinywa kenshi cyangwa kuyinywa mu gihe gihoraho, kubera yuko bitera uburwayi bw'umwijima. Hanyuma mu gihe cyose rero wamaze kwirinda, dukeneye no gufata zimwe muri suppléments alimentaires z'ingenzi zifasha umwijima, gufasha umwijima gukora detoxification. Detoxification ni nko koga. Buriya inyuma buri gitondo twebwe turabyuka tugakaraba, tukisiga amavuta, twamaze gukaraba isabune nziza n'iki, ariko imbere mu mubiri wacu ntago nzi uburyo mukoramo cyangwa dukoramo detoxification. Rero uburyo bwiza gukora detoxification harimo uburyo butandukanye, harimo kunywa amazi meza, harimo kurya ibifite cyangwa se ibikomoka ku imbuto, imboga, kuko biba bifite amavitamine amwe n'amwe agira umumaro ukomeye mu gukura imwe mu myanda mu mubiri. Harimo kandi by'umwihariko gukoresha icyayi cya coding tea. Iki cyayi gifite umumaro ukomeye cyane mu gukora detoxification mu mubiri wacu, mu gukura imyanda itandukanye mu mubiri wacu, kuko ni icyayi gifite umumaro ukomeye mu gukura imyanda y'ibinure mu mwijima, mu gukura imyanda y'amavirusi n'amamikrobe mu mwijima, mu gukura imyanda y'ibindi bintu tuba twariye cyangwa twanyoye n'ibyo tuba twahumetse mu mubiri wacu no mu maraso. Akaba ari icyayi gifite umumaro ukomeye wo kurinda grippe, ibicurane, inkorora, kuko indwara z'ibicurane n'inkorora n'ubwoko bw'amavirusi ni indwara mbi zijya zangiza imikorere myiza y'umwijima n'ibindi bice by'umubiri, cyane cyane mu kugora ibijyanye n'ubudahangarwa bw'umubiri wacu. Coding tea rero igira uruhare rukomeye cyane mu gukora detoxification, mu kuyungurura amaraso no mu gufasha umwijima kwikiza imyanda iba yawugoye. Hari imyanda idapfa gusohorwa n'amazi tuba twanyweye, hari imyanda idahita isohoka kubera ko dukoze siporo, hari n'imyanda udashobora guhita ubona uko usohora. Ariko imyanda ishingiye ku rugimbu rwinshi, muri Horaho Life tubafitiye products z'ingenzi, tubafitiye ibyayi byihariye birimo uwo muti twita ama suppléments alimentaires. By'umwihariko imwe nk'iyi coding tea ifite ubushobozi bwo kuba ikoze mu bimera bikora umuti ku mubiri w'umuntu, harimo nk'iyo bita kudenk, harimo ginseng, harimo ganodama, harimo iyo bita camellia. Ikaba ifite umumaro ukomeye cyane mu kuyungurura amaraso no gutuma amaraso atembera neza, mu gufasha umwijima no mu gutuma amaraso atembera mu duce dutandukanye tw'umwijima, igakuramo cholesterol no mu maraso no mu mubiri wacu, cholesterol mbi, igakaruma ububabare ahari hose wabubabara, kandi igashasa, igakura imyanda mu mubiri wacu, umubiri ugasigara utunganye, bikaturinda indwara za hypertension, indwara z'umwijima n'indwara z'umutima. Coding tea ni icyayi cyiza, ndabibabwiza ukuri ko ari icyayi cyiza, kuko abo twagihaye bagiye bagaragaza impinduka, bakatwereka ko bakize, abandi bakamererwa neza ku kigero kinini. Aha rero ubwo umaze koza umwijima, umaze gukora detoxification, umaze gukora cleaning y'umwijima n'amaraso. Hanyuma iyo warwaye umwijima cyangwa ufite umwijima, ufite ibibazo, ufite ibinure byinshi, ufite hepatite B cyangwa hepatite C, Livagen ni umuti wihariye ku bantu bafite ibibazo by'umwijima. Seriously, Livagen is a very important product for liver. Ni product ifasha umwijima kurekura imyanda yaba irimo iyo ari yo yose, igafasha umwijima ko amaraso, udutsi tw'umwijima twose dutembera, tukazibuka, tugatembereza amaraso neza ku bice bitandukanye by'umwijima. Livagen kandi isana utunyangingo tw'umwijima, babyita to regenerate and promote liver cell regeneration. Hanyuma Livagen irinda ikanagenza gake uburwayi bw'umwijima, igatangira kugenda ifasha abantu bafite ikibazo cy'umwijima uri cirrhotic, abantu bafite cirrhose n'ibinure byinshi ku mwijima, n'abafite amahepatite, n'abafite ikibazo cya alcoholism. Ni ukuvuga ngo abantu banyweye alcohol cyangwa banywa inzoga ku kigero cyo hejuru, Livagen ni ingenzi ku buzima bwabo. Livagen kandi ifite akamaro gakomeye mu gufasha abantu bafite ibibazo by'amavirisi yandi ashobora kwangiza ibice bitandukanye by'umubiri. Twavugamo nka virusi ya sida, hepatite B, hepatite C. Livagen ifite umumaro ukomeye
wo gukura imyanda irimo uburozi, irimo n'ibinyabutabire bitandukanye mu mwijima no mu mubiri muri rusange. Ikagira uruhare rukomeye mu kurinda uburozi bwangiza umwijima n'uburozi bwaturutse ku byangiza umwuka. Livergen ni igisubizo ku bantu bafite ibibazo by'umwijima bakeneye gukora detoxification, abantu bafite ikibazo cy'umwijima ufite ibinure byinshi, abantu bafite hepatite cyangwa ama hepatitis atandukanye A, B, C, D, kandi igafasha ku bantu bafite cirrhose. Cirrhose nababwiye ni nk'urushwima, ni kwa kundi ndibyimba kubera uburwayi bw'umwijima. Ikagira uruhare rero Livergen kandi mu gufasha abantu bafite icyo bita cholecystitis. Cholecystitis ni uburwayi bw'umwijima aho agasabo k'indurwe nyine kagenda kakagira, cyangwa se muri ibyo bice by'umwijima hagenda hakajyamo n'utubuye, ama gallstones, jaundice, kwa kundi abantu bagira amaso y'umuhondo n'izindi ndwara zifata agasabo k'indurwe. Akaba ari nziza by'umwihariko nanone ku bantu banywa inzoga nyinshi. Ikaba ari nziza ku bantu bakorera nanone ahantu handuye, abantu bakorera mu nganda, abantu bakorera mu bishingo mu by'umoteri, abantu bakorera mu mijyi iri congested, ahantu hari abantu benshi, ahantu hari ibintu bitumuka, ahantu hari umukungugu, imodoka nyinshi. Livergen ni igisubizo cyihariye ku bantu bose bafite ibi bibazo nababwiye haruguru. Livergen rero ni ingenzi, nayikugiramo inama wayikoresha. Ubundi ntabwo twajya tuyibona mu buryo bworoshye. Ni umuti ukorwa n'uruganda rw'Abanyamerika, igakorwa mu bimera gakondo bikomoka mu buvuzi bw'Abashinwa mu gihe cy'imyaka irenga 5,000. Zimwe muri product zikoze Livergen zakoreshwaga mu buvuzi gakondo bw'Abashinwa mu kuvura indwara z'umwijima. Akaba rero ari umuti wizewe ku ruhando mpuzamahanga, ni product yizewe, ni inyunganiramirire y'ingenzi ku buzima bw'abantu, dore yuko ihabwa ubuziranenge n'ikigo cy'Abanyamerika cyitwa FDA, kandi ikanemerwa n'ikigo cy'Abarabu bita Halal, kuko nta byangiza, nta bihumanya, nta n'ibiri haram cyangwa se ibinyuranye n'ukwemera kwa Islam birimo. Ni pure natural, ni umwimerere 100%. Rero mu gihe udafashe Livergen kubera ko yenda nta n'uburwayi bw'umwijima ufite, ariko ukaba ufite ibinure byinshi, umubyibuho ukabije ni kimwe mu bibazo bishobora kuzamura indwara z'umwijima, yewe bikanazamura n'indwara z'umutima, tutibagiwe n'indwara za diabete. Utunini twa slimming capsule ni igisubizo mu gihe cyose ufite umubyibuho ukabije, mu gihe cyose ufite ibinure byinshi ku mwijima cyangwa se ku bindi bice by'umubiri, kugira ngo twirinde izi ndwara. Izi products zose ndi kuberekana umwimerere, ni naturel, kandi zikozwe mu buryo bwa gihanga kuko ziri accredited cyangwa zemewe n'ibigo mpuzamahanga bitsura ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti. Ntabwo nakwibagirwa rero kubabwira iyo bita A power. Mu gihe cyose ufite uburwayi bukuzahaje, bwaciye intege umubiri wawe, by'umwihariko indwara z'amavirus, hepatite, HIV, AIDS, SIDA n'izindi ndwara zanegekaje umubiri wawe mu buryo ziwuca intege, A power, impamvu bayise A power cyangwa A power, imbaraga za mbere zibanze zizatuma umubiri wawe uzamura imbaraga. A power ikozwe mu buryo izamura ubudahangarwa bw'umubiri w'umuntu vuba kandi mu buryo bwiza. Niyo yonyine ishobora gufasha umuntu kuzamuka no kuzanzamuka mu gihe yari yarembejwe n'indwara z'umwijima, indwara za HIV, AIDS. Iyo ifatanyijwe na Livergen, umuntu atera imbere vuba, agakira vuba, akimprovinga vuba. Ni ukuvuga ngo Livergen A power pudding tea mu gihe ufite hepatite ni igisubizo cyihuse mu kukuvana mu buzahare no guhitanwa n'indwara z'umwijima, kandi bitabujije ko ubundi buryo ufashwamo bukomeza, ariko ubwayo irahagije, ikora ibitangaje ku mubiri w'umuntu. A power rero ni ingenzi mu kuzamura immunity, ni ingenzi mu guhangana n'indwara za virusi zibasira umwijima n'ibindi bice bitandukanye by'umubiri. Iyo umaze gufata rero iyi miti yibanze, umubiri w'umuntu ukeneye kugaburirwa. Hari igihe umubiri w'umuntu uba waratakaje intungamubiri zose, waratakaje imbaraga mu buryo bwose, warahorose, warumagaye cyangwa warabyimbagatanye, waranganye umusozi, waragize asite, warigize amazi yiteka mu mubiri. Ahangaho umubiri wacu ukenera spirulina. Spirulina ni ikiribwa umuryango w'abibumbye wemeje nk'ikiribwa kizaba gikenewe mu buzima bw'abantu mu kinyejana cya 21 gusubiza hejuru. Spirulina ifite intungamubiri z'ingenzi zose umubiri w'umuntu ukenera ku bantu bafite ibibazo bitandukanye.
yaba ari abantu bafite intungamubiri zidahagije, abantu bafite uburwayi buri chronic, n'abantu bafite ibibazo by'umwijima, by'umwihariko liver gene ni ingenzi, dore yuko iri accredited n'ibigo yewe na OMS, ikigo gishinzwe ubuzima ku isi. Iyi spirulina rero ni ingenzi, irazwi mu ruhando mpuzamahanga kubera yuko izamura ikigero cy'imirire umubiri wacu ukeneye, igafasha kuzamura imbaraga z'umubiri, ikarinda gucika intege, kandi igafasha mu kurwanya indwara zose zibasira umubiri wacu binyuze mu gutakaza intungamubiri. Spirulina ni ingenzi, ni ingenzi ku bantu bakuru, ni ingenzi ku bana, ni ingenzi ku bantu bose, ukuyemo abantu bafite ibibazo by'uburwayi bwa thyroid. Beta carotene rero twanzikiyeho ni imwe muri product z'ingenzi, kuko nkuko mubyumva yitwa beta carotene. Beta carotene akaba ari precurseur ya vitamine A. Vitamine A igira umumaro ukomeye mu gutuma umubiri wongera kurema utunyangingo dushyashya, umuntu agakura akamererwa neza, ikanaturinda n'izindi ndwara z'umwijima n'indwara za prostate ku bagabo. Beta carotene ni ingenzi, ni ingenzi kubera yuko irinda indwara nyinshi. Murabizi mu maso y'umuntu yarwaye umwijima hahinduka umuhondo. Iyi beta carotene irinda amaso kwangirika, ikarinda umwijima kwangirika, ikarinda n'ibindi bice bitandukanye by'umubiri guhura n'ibibazo bitandukanye. Beta carotene ni ingenzi mu kongera gusana utunyangingo tw'umwijima cyangwa se tw'ibindi bice by'umubiri biba byaragiye byangirika kubera indwara zitandukanye. Beta carotene ni nziza, buri muntu wese arayikenera, by'umwihariko abantu bakuze, abantu bafite uburwayi butandukanye, cyane cyane yuko iza gufasha gusana utunyangingo tuba twagiye twangirika, by'umwihariko tw'amaso, utw'umwijima n'utwa prostate. Muri rusange, kugira ngo tugire ubuzima bwiza butubere ubukungu bwacu, yaba ari ubukungu buri financially, yaba ari ubukungu kuba health bwabyo n'ubukungu, kugira ngo tubeho neza bidusaba kwita ku buzima bwacu. Health is wealthy. Izi product tumaze kubereka ni ukugira ngo twite ku buzima bwacu. Ubaye ufite ikibazo ni mugane muri Horaho Life tubafashe. Kubafasha ni inshingano zacu. Abantu bafite ibibazo by'umwijima, abantu bafite ibibazo by'umutima, abantu bafite ibibazo by'umugongo, abantu bafite ibibazo byo kubura ibitotsi, abantu bafite ibibazo by'imitsi n'ingingo, turahari ku bwanyu. Turahari. Health is wealthy. Twifuza ko mugira ubuzima bwiza bukababera igishoro, mugakora, mukabaho neza, mugatera imbere, mukagira amagara mazima. Nta handi mwadusanga rero ni muri Horaho Life. Dukorera mu nyubako yo kwa Rubangura mu mujyi wa Kigali, ni muri etage gatatu, igorofa ya gatatu, mu muryango 302 na 301. Mushobora no kuduhamagara kuri telefoni zacu ni 0788 689 8813. Tubabwiye kuri izi product, tubabwiye ku mwijima, kuko turabizi ko mukeneye aya makuru, kandi abafite ubwo burwayi n'abafite ibyo bibazo turahari ku bwanyu. Murakoze cyane, mugira amahoro.